yamwishe nabi. Ihangane mama, ihangane. Yamuteye ibyuma hano mu mutwe mu misaya. Arangije afata ibuye ko yarafite umutwe usongoye inyuma. Yego. Arakubita gutyo ubwonko buraturumbuka. Araza atera ibyuma gutya mo hano mu mbavu. Ihangane. Arangije amusatura gutya. Ihangane. Yamwishe nabi cyane. Mama ihangane. Umwana yapfuye nubwo bamukuyemo ameze gutya. Kigaragara cyari ari kumusaba imbabazi. Ihangane mama. Dufite ubwoba nkatwe, dufite abana batoya. Ubu ngubu urasigira umwana umubyeyi umwana muturanye ati mbabarira umwana watangwaho. Wasigira umwana wajya no kuri toilette ukagenda ufite ubwoba ati umwana wanjye ndasanga bamubuye. Mureka vuge. None hari undi mwana dufitiye amakuru ko yaba yarabuze ku Gapando. Kandi twamenye yuko nyina w'uwo mwana n'uyu mumama wa hano wishuye umwana ari inshuti. Nabyo mubikurikirane uwo mwana na wenda yaba ari mu cyobo ntitubizi cyangwa se yarakorewe urundi rubozo. Nakiriza ko iyi nkuru atari ubwo urimo kuyumva cyangwa se atari bwo ikugezeho cyangwa se bashoboka ko ari nabwo ikugezeho, ariko natwe turagira ngo tugire icyo tuyivugaho. Ariko umuntu yatangira yibaza ati what happened to humanity? Ubu muntu bw'abantu buri kujya he? Hari kuba iki ku bantu? Kubera iki abantu turi gukomeza kuba inyamaswa ku rwego ruhanitse? Imitima yacu neza yabaye imikara. Umuntu ashobora kwibaza ati se ni ibiki biri kujya mbere mu kabyaramwe? Iyi nkuru ndaza kugerageza nze kuyikubwira uko yagenze akantu ku kandi, ariko noneho igitangaje kiraba kirimo cyangwa se ugomba kuza gukurikira. Ese ubundi koko uyu mugore uri kwica wishe uyu mwana cyangwa se uri gukora ibi byamfura mbi biriho biravugwa yuko ko hari n'undi wabuze, undi mwana wabuze mbere ya hariya, nabyo bikaba birimo gukekwa yuko uyu Oliver ashobora kuba nawe yaramwishe. Abaturage bati musaza waramurengera, afite musaza we uri mu RIB cyangwa se muri Rwanda Investigation Bureau, ati aramurengera baramufunga buri munsi, ariko kubera ko ngo musaza we arimo anakomeye akaza kugira gute, akaza gushaka uburyo ki amurekura. Ariko se koko ibiri kuvugwa yuko noneho ko uyu mubyeyi cyangwa se sinamwita umubyeyi yokata biri kuvugwa yuko noneho ashobora no kuba afite cyangwa se akorana n'imbaraga z'amadayimoni cyangwa se z'amajini, ngo akaba akora ibyo bintu mu rwego rwo gutamba abana cyangwa se gutanga ibitambo. Ese koko ibyo bintu nibyo? Mu by'ukuri nasimbukiye Bugesera nzana amakuru ya nyayo kuri iyi nkuru ko uyu mwana w'imyaka 7 uherutse kwitaba Imana muri weekend ishize. Ngira ngo iyo nkuru yo twarayumvishe, ariko mu by'ukuri tugiye kureba gitera niki kibimutera kugira ngo agere ku rwego rwo guhemukira aba bana mbeka n'akakageni. Ngira ngo mama w'uwo mwana w'imyaka 7 witabye Imana hariya muri Bugesera n'ubundi yabikomojeho agira ibyo atanga. Mbere yuko njya kukubwira kabitera n'ikiri gutera cyangwa se icyateye Oliver kwivugana uyu mwana, reka mbanze ngusubiriremo inkuru yose uko yagenze kugira ngo bigere kuri urwego. Ese ubundi kuko uyu mwana wa kabiri koko nawe yaba ari mu kindi cyobo nk'uko abaturage bari kubivuga? Abaturage bariye karungu bati ibi bintu bigomba guhagarara cyangwa se ibi bintu uyu muntu agomba kubiryozwa. Mbese abaturage banafite n'ubwoba ku rwego ruhambaye bavuga bati ntabwo tugituje kubera yuko uyu mugore araturembeje. Maginga ya uyu Oliver ari mu nzego z'umutekano cyangwa se yamaze kuba aba atakiri mu maboko yabarizwagamo. Ubu ngubu yamaze gutabwa muri yombi. Uti bimeze bite rero? Uyu Oliver kugira ngo ajye kwica ngo uyu mwana byatangiye uyu mwana hari ukuntu yajyaga ajya gusigara amwura urugo rwa Oliver agasigara n'abandi bana be. Hanyuma uyu Oliver uwo mwana igihe yari yaje Oliver nta wari uhari,
yari yagiye mu kazi ariko ngaza kuza gutaha ku mugoroba cyangwa se ku gihe cya nyacyo cyo gutaha yavuye mu kazi. Ageze mu rugo asanga abana barahari ariko bari kumwe n'umugenzi wabo. Hanyuma igihe rero Oliva yaje aho ngaho nyine ubwo ageze mu rugo asanze abana barahari nk'ibisanzwe arangije ariko ngaza kongera gusubira ku muhanda ho gatoya. Wa mubyeyi mama w'uyu mwana witabye Imana aza kuvuga ati ariko banza icyo gihe ngo njye gucyura umwana wanjye atahe aze mu rugo nk'ibisanzwe. Yaragiye rero ngo ageze ruguru aka kana bakitaga bakunda kukita tipe de bande ni hagati aho ngaho. Ndaza kubyibuka neza ariko ako kana kitabye Imana bari tipe ni bari de bande sinibuka neza akuntu muri quartier bakundaga kumutazira. Hanyuma ageze mu rugo aje gufata umwana we asanga ari kumwe n'undi mugenzi we. Aramubwira ati rero umujene wanjye nje kumutwara hanyuma ubwo nawe urarindira mama wawe. Ndaramubwira ati ariko se kubona umuriro wagiye waretse mama akabanza kaza hanyuma ko uyu nguyu cyangwa se uyu mwana wawe arahitaza. Undi umubyeyi aramubwira ati noneho wowe nubona mama wawe aje umuherekeze cyane kuri umuturanye hanyuma umuherekeze umwana umugeze mu rugo nta kibazo ndamugusiganye nawe. Nk'umubyeyi nta kibazo yari afite ndumva nta n'ikibazo cyakirimo aho hantu. Hanyuma umubyeyi yigira mu rugo ajya mu cyumba zo mu rugo atekera umwana agira ate. Hanyuma ariko umwana ntiyaza ngo byabaye nko mu masaha 2 agiye kumva yumva wa mugore arimo aravuza induru aserebura. Umugore avuga ati bigenze bite arebye mu idirishya ngasanga n'ubundi biyicari hanze bameze nk'abari kwirira show n'abana be. Yaricaye hagati y'abana be ariko n'uwo mwana we agihari. Hanyuma umugore aravuga ati reka ndindire ariko saa 3 zaza kugera ngo aryamaho ariko kuryama aravuga ati umwana n'ubundi yararaye kuko si ubwa mbere yaragiye kurara mu rugo. Hanyuma mu kuryama umubyeyi yarasinzira ariko bukeye mu gitondo nk'isaa 2 aravuga ati kanjye kureba umwana wanjye aze anywera agakoma hano mu rugo. Nk'umubyeyi wese arazamutse agezeyo abaza abana komanga baramufungurira ariko abaza umugore ati mbwirira umujene wanjye aze dutahe dore yaraye ahangaha ntako atageze yabasuye rwose azaze kunywa igikoma anoge mu rugo byose bigende neza. Hanyuma abajije uwo mugore n'abana batari ko se mwana wanjye ko namubona bimeze bite ngo baramwihorera bakingaho urugi bamukingiraho urugi binjira mu nzu. Ariko umugore aramubwira ati genda va hano ngo wandaya we utazi kurera utazi gukurikirana uburere bw'umwana ati mva mu maso. Urumva umugore biramucanga ati yamaye aka kanya se upfuye uranutse ko twari tubanye neza ko ibintu byari amahoro bigenze bite. Urumva icyo kintu ugomba kutibaza ukavuga ati uyu muntu ko nta kibazo dufitanye habaye iki kameme ushobora kurabyibaza. Urumva hanyuma umugore asubiye mu nzu akubiseho urugi ubundi biramucanze arangije ariko yegera abaturanyi aravuga ati ariko rero ngewe ngiye kure umwana wanjye hirya kwa Oliva mbwira ibindi bintu bidasobanutse ariko umwana wanjye nawe mbona. Abaturanyi rero baje bagarukanye n'uwo mubyeyi baje basanga Oliva n'abana be bamaze kwanduka ariko bageze hanze ngo bahasanga imyenda y'umwana n'inkweto z'umwana w'uwo mubyeyi. Umubyeyi amabere arikora ati kabaye ibi ngibi ntago bikiri bya bindi by'amagambo ibi ngibi bishobora kuba biri too much cyane. Umubyeyi arangije ati nta kundi niko kwigira inama ahamagara Munyesibo aramubwira ati ariko ngewe mfite ikibazo umwana wanjye yaraye kwa Oliva ariko Oliva rwose sinzi ndabona ahubwo ndi gutahura inkweto n'imyenda ariko simbona nyirabyo. Umuyobozi ati hamagara shefu w'umudugudu icyo ni ikibazo kiremereye. Shefu w'umudugudu baramuhamagara ngaraza amaze kuza ahamagara Oliva aramubwira ati we Oliva umwana w'abandi arehe ngo shefu w'umudugudu kubera ko Oliva impamvu yari byimbye cyangwa se agatuza yakaregeje ngafite umusaza we ukora muri lib hariya inyamata. Uwo musaza we rwose ngo hari ukuntu amukingira ikibaba akaba
umugore yabasha gukora amakosa menshi. By the way, ibyo ntabwo aba ari byo, ntabwo inzego cyangwa se icyo uri cyo kigomba gutuma ufasha umuntu mu mafuti ye cyangwa se mu bikorwa bye by'ubunyamaswa. Ibyo bintu ni bibi, biragatsama, nta nubwo byagakwiye kugaragara mu Rwanda ndetse no mu Rwanda no ku isi hose, ariko isi hari igihe usanga ariko yubatse. Twikomereze inkuru. Hanyuma umubyeyi ubwo umudugudu araje, ubwo ahamagaye Oliva aramubwira ati umva nkubwire rero, ati ibyo umbwira ntabwo mbizi, uwo mugore ntazi kwita ku bana we, nta mwana we wigeze agera iwanjye, ati kimenyimenyi, ati cyangwa se nimba yanapfuye cyangwa ibintu nk'ibyo ngibyo, ngo yamaze n'ubundi ngo umwana wande sinzi umugabo yavuze, ariko uwo mugabo akaba ari we papa w'abo bana n'ubundi. Donc ubwo uwo mugore Olive yashinjaga uwo mugore ko uwo mwana ashobora kuba yaramubyaranye n'umugabo we, ati kandi nimukomeze kumbaza ubusa iyo ndaya ntizikurira. Uyu mugore yakomeje gukomeza gukoresha ijambo indaya, sinzi impamvu wenda ibyo tubyinjiramo, ariko icyo yaba aricyo cyose ntekereza ko bidatanga uburenganzira mu kwica umwana we, kuko umwana nta n'uruhare aba yarabigizemo na ruto, yaba nyina yaba indaya cyangwa ataba indaya, nta ruhare n'uru na ruto aba yarabigizemo. ubwo ngubwo iyo ufitanye ikibazo n'umuntu ntabwo ureba umwana, ahubwo ufokasi ufesinga umuntu. Twikomereze n'inkuru. Hanyuma ubwo ngubwo umudugudu yumvisha ibyo bivuzwe n'iki byose, barangije babwira umugore ati ariko reka turindire, dushobora kuza kumubona, ntawamenya. Umugore agenda ariko atarwambaye, yicara mu rugo, biranga bigira bite, ariko izuba ririrenga umwana atabonetse. Hanyuma mudugudu ati rero ibi ngibi bamugira inama umugore yo guhamagara kuri RIB akababwira ikibazo. Ahamagaye kuri RIB baramubwira ati ariko wowe ufite ikihe kibazo, amasaha ashize angana gutyo umwana ntuza ahantu urumva utatinze. Umugore ariko we yari yazi ko iyo bamenyesheje mudugudu nawe atanga raporo muri RIB, hanyuma noneho bikaba byamenyekana. Nyine hari abantu baba batazi ngo inzego zikurikirana gute, ibyo ntabwo twabimo blamingira. Hanyuma ajya kuri RIB rero atanga ikirego. Hanyuma igihe ngo yari yicaye mu rugo, bibaye nko mu masaa baraje ngo batwara uwo Oliva, ariko ku munsi wakurikiyeho nawe agiye kubona RIB iramukomandiye, araza nawe bamukubita amapingu no kuri sitasiyo ya RIB. Ati noneho karabaye, ngize kubura umuntu, ngize no gufungwa, sasa mambo vipi hano bimeze biti. Urumva icyo cyari ikibazo cyari kimaze kwikuba, bimaze kurengera cyane, noneho baranagutambikanye, urumva kuba bibaye birebire. Hanyuma ubwo ageze mu kasho, umugore ubwo ngo yari yamaze kuvuga ati uyu mugore bishoboka kuba ari we wiyiciye umwana we n'iki byose. Hanyuma ariko noneho ngaho muri RIB gihe bari kubazwa ngo wa musaza w'uwo mugore ngo baraje, aramubwira ati wowe wa mugore we Oliva, bite byawe ko ugiye gukomeza kunteza abantu, ati dore nka message babanyandikiye n'iki byose, ariko ngo izo message bazerekanye mu ibanga. Hanyuma ngo Oliva aravuga ati byo simbizi, ati nta makuru mfite, uyu mwana ntabwo yigeze agera iwanjye. Donc we yari yatangiye guhakana yuko umwana yageze we. Hanyuma ariko insubi inyuma gatoya ngo mwibazwa babajije babana wa mugore ati nuza ari hehe, uyu mwana w'umuhungu ari hehe ko yari yaje kubasura, bimeze bite? Bakavuga bati ntabwo tubizi, ntabwo yigeze agera. Nayo magambo yonyine bavugaga, bishoboye kuba ko mama we yari yabatraininze, akabwira ati amagambo nabiri nka wa wundi bigeze kubwira ati gahunda n'indabihakanye, ni witwa ndeshatse ndabihakanye, ukora he ndabihakanye, gahunda n'indabihakanye. N'abandi rero gahunda yari ntabwo tubizi, ntabwo yigeze agera ahangaha. Rero ubwo twigarukire muri RIB. Hanyuma mu gihe ngo bari bari mw'ibyo ngibyo bari kubazwa, bagiye kumva barahamagaye bati umwana yabonetse, ati ibyo mubyihorere. Ati noneho wa mugore baza kumukuraho amapingu, ariko Oliva asigara aho ngaho, bamushyira mu modoka ngo muri baramutwara. Aho ngaho ati rero madamu wihangane ukomere cyane. Ubwo ngubwo umugore yahise yumva ko ibintu byarangiye nta kundi. Hanyuma ubwo baragiye bagera muri quartier, basanga abantu barahuzuye, bahasanga ubwo toilette batangiye gusambura kugira ngo babashe gucukura barebe mu umwana. Hanyuma umumama nkuko yabyisobanuriye yavuze ati yamwishe nabi. Ihangane mama, ihangane. Yamuteye ibyuma hano mu mutwe mu misaya, arangije afata ibuye kuko yari afite umutwe usongoye inyuma. Yego. Arakubita gutyo ubwonko buraturumbuka.
araza atera ibyuma gutya mo hano mu mbavu ihangane arangije amusatura gutya ihangane yamwishe nabi cyane mama ihangane umwana yapfuye nubwo bamukuyemo ameze gutya kigaragara cyari ari kumusaba imbabazi ihangane yego ngira ngo murabyumvishe ati yamwishe nabi yamukubitaguye mu mutwe ati kigaragara cyo yanamwishe yari kumusaba imbabazi kubera ko twasanze akaboko ke rwose kari mu gahanga Mana ishobora byose kubera iki ibi bintu ari ibintu wumva ukumva birakubabaje ukumva birenze ubwonko bwawe ukumva birenze ibitekerezo byawe ukumva birenze simbizi umwana rero ngo yari yishwe noneho ubugabo bwe aya amatesti aya bayita gute tuno tuntu tubiri two hasi ku bugabo bw'umugabo bari batwangije ku buryo bukomeye batuvanyemo hanyuma hari n'abababaje inkuru nayikurikiranye numva ndababaye cyane hanyuma umwana baramwica bamukubita ngo ikintu cyo mu mutwe kubera ko ngo yarafite ako bita kabungushu kano kantu bajya bavuga ngo abantu bakagera kenshi bagira ubwenge barakubitaguye bamanuyemo yambaye ubusa bageze bate bajugunye muri Wishe ibintu birarangira umwana baramwisha Oliva rero ubwo we aracyari mu station ya RIB ariko abaturage baragira bati ese koko uyu Oliva ashobora kuza kongera kugaruka kubera ko afite umuribo ukomeye ariko nabwo ati nimugire impungenge uwo musaza we ntago ari we RIB wenyine hari n'izindi nzego hari iki byose hari n'abandi bakora nk'uwo mwuga ahubwo uwo musaza we nawe nibasanga yarakoze ibigize icyaha bagakwiye kumukurikirana agahanwa n'abantu mwe rero ubugome umwana yarashyinguwe muri weekend yashyinguwe ku wa mbere nako yarashyinguwe hanyuma Oliva arafunze umubyeyi asigaye ari nyakamwe nta mugabo nta mwana murumva yuko abantu bageze ku rwego rubi Oliva ariko nawe nubwo afunzwe abana basize nk'imfubyi abana basize ahantu habi mu baturage bazi yuko nyina ari umugome ari umwicanyi kandi abana nabo bahishiye mama wabo ibyo ngibyo byose n'ibibazo basizemo urumva ibintu n'ukuri what happened to humanity ndakibaza ikibazo kimwe ikiremwa muntu ubumuntu twabusizeho muri iyi minsi ko kwicana bikomeje kuba ikibazo mw'abantu mwe no gusenga no gukomera cyane no gukomeza kugira umutima wa kimuntu kugira ngo tubashe kugira gute tubashe kuba twamura ubuzima reka mbashimire cyane rero iyo nkuru nayanyezanye ariko yambabaje impamvu nikoze nuko yambabaje ariko navuze ati byibura nshobora kuyinyuza ahangaha nk'ijwi ryanjye ngira platform irebwa n'abantu mukurikirana tukabasha kuba wenda hari n'abandi bafite imitima mibi nk'iyo ngiyo bakabasha kuba bakwivugurura rwose bakiyunga n'Imana kugira ngo ibintu bigende neza ariko ubu muntu twongeye tubagaruka mbashimire cyane andi makuru nakagaruka hano kuri OD7 amahoro y'Imana bana namwe